bakunzi ba TV show, iki ni ikiganiro show mugizweho na Steven Rwanda, aho wabaherereye hose mu gihugu urabasha kubona iki kiganiro. Hano tubonye abasore batatu, basore muraho neza? Yego. Ya areka duhere ku wambaye costume, uyu nguyu w'imbere afite isuka nziza cyane, isuka isa nkaho ari ifuni. Witwa nde? Nitwa Byangakunya Samuel. Byangakunya Samuel. Samuel, Byangakunya ni izina wiswe n'ababyeyi? Ni izina nyine niswe n'abatubara kangu bisemba numva. Izina ni fresh mutangemera rwose. Baba bakagutayemo kabisa. Hanyuma iburyo bwawe hari umusore wambaye agapira k'ubururu n'itiriningi y'ubururu, afite isuka y'umujyojo. Urabona ko nyine tumujyojo yawuhagazeho neza cyane. Witwa nde wowe? Nitwa Eric. Eric ni izina ry'ababyeyi. Hanyuma hepfo yawe hari umuhungu hari yambaye agapira gasa nkaho ari umukara, imbere harimo umupira w'ubururu, afite isuka y'umujyojo, yambaye slipa zisa nkaho ari umutuku. Wowe witwa nde? Yebanta Olivier. Olivier ni izina ry'ababyeyi? Yego. Okay. Hanyuma so mufite amasuka mwese, muvuye mu kazi cyangwa byagenze bite ko mutagiye mu kazi? Tuvuye mu kazi, twebwe bamwe bayibora twakuze turabashenjaguye rwose. Bashenjaguye kabisa. Baje tu. Reka duhere kuri Byangakunya. Hanyuma iyo ugiye mu murima uhinga nk'amasaha ngahe? Ngiye mu murima wenda nk'agapimo kamwe. Ngiye n'abo basore banyine tuba turi kumwe tu. Turagakubita nyuma ya saa 4 saa 3 ngaho tuba twakarangiye. Saa 3 saa 4. Aho ngaho tuba twakarangije. Murasa nk'abana b'abanyeshuri kabisa bakiri ku ishuri batarasoza kwiga sibyo? Turiga ariko nyine mu gihe cy'akaruhuko dukubitamo n'akantu ko kujya kupagasiza udufaranga tw'amakayi tukaruhura ababyeyi. Bivuze ngo muragenda mugakurira amafaranga mu kiruhuko, hanyuma mukaruhura ababyeyi kuba bagura uniform ndetse n'amakayi. Ubu se ku munsi ukorera nk'amafaranga ngahe iyo wafashe isuka yawe ukajya mu murimo? Ku munsi yo nafashe isuka yanjye nkajya. Reka duhere kuri Byangakunya. Byangakunya tubwire ku munsi ukora amafaranga ngahe? Ngiye ku munsi yo nakoze neza pe nidogoje byanyana. Sana. Ku munsi hari igihe bameza nka 3-5 binaho ngaho ngiye rwose mu byizi nk'abandi uranduye. Ku myaka yawe ngahe? Ku myaka yanjye 13. Wiga mu kangahe? Niga senior 1. Senior 1. Wiga ku kihe kigo? Niga ku kigo bita GS Nyamata. GS Nyamata. Nyamata iherereye mu kahe karere? Kabugesera. Mu karere ka Bugesera. Okay. Senior 1. Uba wumva se mu by'ukuri nukura uzaba iki? Mba numva ninkura nyine mu bintu by'amashuri nziga erokeke nyine nanjye tungaba umuntu w'umunyamakuru. Ukaba umunyamakuru nka Steven. Bakunzi ba TV show ni Steven Rwanda mukomeje gukurikirana. Wowe ujya kuri YouTube channel yawe, ushobora gukoresha mashini, ushobora gukoresha telefone, aho waba uherereye hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Waba uri muri Amerika, mu Burusiya, mu migabane aho waba uherereye hose urabasha gukurikirana ibiganiro bya Steven Rwanda. Ni umunyamakuru wibereye hano Igasyata. Reka turebe umuhungu wicaye hirya. Wowe ufite isuka witwa nde? Eric nkuko watubwiye. Ku munsi wowe ukora amafaranga ngahe? Amafaranga ngahe? Ibihumbi? Eric gerageza wongere ijwi ryawe kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva sibyo? Ukora ibihumbi 10 ku suka yawe? Ku suka yawe? So uragaragara nk'umwana ukiri muto cyane. Ufite imyaka ingahe? 18. Ku myaka yawe 18 wiga mu kangahe cyangwa ishuri warariretse ujya gukora amafaranga? Warashoje kabisa. Wize neza. Umaje gusoza se ufata isuka gute ko wihangiye umurimo wowe? Ntabwo uri nk'abandi bategereje ngo bazajya kwaka akazi mu biro. Right, Eric turagushimiye cyane ko warihangiye umurimo. Reka turebe hepfo yawe hari undi muhungu wambaye agapira k'umukara. Ufite isuka sibyo? Witwa nde? Olivier nkuko wabitubwiye mbere, wowe uri umuhinzi sibyo? Uhinga igihe kingana iki ku munsi? Yeyo nageze mu murima nk'amasaha 4. Amasaha ni yose. Hanyuma se ku masaha ni baguhemba nkanga? Yewe. Amasaha yanjye bampemba 5. Uba wumva nukuru uzaba iki? Yewe. Banumva ningura kubera amashuri yanjye nize n'ubushobozi nzaba mfite. Numva nzaba nka meya w'akaye karere mu gihugu cyacu. Meya w'akarere ka Nyagatare. Bivuze ngo ukunda akarere ka Nyagatare. Nyagatare turabasuhuje aho muherereye. Na akarere gaherutse kuba kambere mu turere twose tw'igihugu. Impamvu yatumye akarere ka Nyagatare kaba kambere nuko babashije kurwanya ibiyobyabwenge ndetse bakaba bafite umubare w'abana benshi cyane basubiye ku ishuri. Hanyuma turashimira umuhungu wacu kuba azayobora akarere ka Nyagatare. Mu by'ukuri se wowe ubona uzatuma akarere ka Nyagatare kaba kambere ku rwego rw'igihugu? Yego. Right, bakunzi ba TV show. Hanyuma hano Byangakunya. Mambo musaza.
right so byagakurya waba uzi kuririmba kuririmba byo nta kazi katari akanjye kuririmba nabyo byarakwishe kweli byaranyishe none se impano waba ufite niyihe nk'umwana mutoya wiga senior 1 ngiye impano naba mfite impano ya masiporo n'utwo izo nizo mpano ngiye nka siporo hanyuma siporo wumva wakora ni nkizihe siporo izo byose ndafite ububasha bwo kuziga nkaba nanazimenya ubwo bivuze ngo wakina acrobat football urayizi nazo nakora nibyo volleyball nayo ngiye nyine ibintu byo kwisimbuka ni ibintu byo gusimbuka basket ukahita ukubita muri net igihe igitego kigahita kiguma ngo pa neza cyane kubitangira ntabwo njya nyine bivuze ngo noneho waba uzi na karate man karate z'ibintu bya karate nyine ibintu bya karate bya karate nabyo nabyiga nkabimenya wabyiga ukabimenya none se byanga kunya nk'iyo uza kuvukira mu muryango usa nkaho wifashije urabona nk'ubu ngubu urajya gushaka amafaranga ya uniform ugashaka amafaranga y'amakayi kugira ngo uzige iyo uza kuvukira mu muryango w'abakire mu by'ukuri waba wiyumva gute iyo uza kuvukira nk'umuryango w'abakire ni gute uba wiyumva muri wowe banumva ko nyine abana b'abakire mbaye umukire nyine ngiye mba numva nyine pe bari kumva abana banjye nazabyara oya nakubajije iyo uza kuvukira mu muryango w'abakire uba wiyumva gute mba niyumva nyine yuko najya nkora akazi ku buryo kaba amafaranga menshi ku buryo nanjye nazagira ububasha bwo kugira ngo abana banjye barere neza kabisa hanyuma ariko ababyeyi bawe nabo bagufashe neza mu bushobozi bwabo ujye ubashimira mwana byanga kunya ndabashimira rwose sibyo umusaza right bakunze ba TV show ikiganiro the show ni Steven Rwanda turabakunda cyane rwose hano twari mu karere nk'uko twabibabwiye twamanutse rwose abahungu bacu ni 3 batubwiye ko bihangiye imirimo ariko aya masaha ubu nisangaye tuvugana saa 2 kuki rero duhuye amasaha nk'aya ngaya kandi saa 2 abahinzi baba bagihinga kubera iki mwebwe muri hano saa 2 twari twazindutse saa 10 n'igice tuba tubyutse tugiye mu kazi saa 10 n'igice bivuze ngo umubyizi mu cyura saa 2 murambeshya abasaza sha murimo murabeshya abanyarwanda mugiye kugumura abanyarwanda ngo bajye bataha saa 2 kwera ibyo bintu ntabwo ari byo abasaza tuvugisha ukuri uyu munsi mwabuze akazi mwakabuze twebwe no mu bashoramari tujyayo bashoramari twebwe turahinga rwose nibyo right this man is called Eric how are you I am fine thank you teacher so bakunze ba TV show abahungu hano baba bazi icyongereza cyose ari how are you I am fine thank you teacher cyokoza sha aka gatwiko kanyu ndagakunze Eric watubwiye ko washoje kwiga hanyuma se uzi kuririmba wowe uzi kuririmba byanga kurnya uzi kuririmba mu Rwanda ukunduye muhanzi mu Rwanda nuwe muhanzi ukunda umuhanzi se ya Bruce Melody mbwira indirimbo ebyiri za Bruce Melody uzi indirimbo za Bruce Melody ebyiri byibuze wabuzi nabonzi ya right turabashimira kuba muzi n'abahanzi nyarwanda so bakunze ba TV show reka ikiganiro cyacu tugisubikira aha ngaha mubasha kudukurikirana aho mwamuherereye hose mu gihugu Steven Rwanda ni